ya men ntago ari mufite amashyari natwe batugira ishyamba wangu ibyo bavuga byose barabizi ko barenzeho ikintu cya mbere ababa barabivuze bose Sindi ku rwego rwabo and they know it. Ikindi n'abanyarwanda bazi kushishoza no kwitegereza barabibona yuko bamfitiye wenda ishyari cyangwa se reka tube bukatire mu dimension ngora muri abacanza turatuma bakorana kuba ati tumwa kuba apotre none se reka nkubwire babunyaka mu kwa mbere no mu kwa gatanu bakaza kubunyaka bigaragara ngo barabwaka bakabona yuko ntawo bwagiye ni ikibazo cy'umuntu wavuze ibintu adashyikira kandi akabona byamugira icyo bimwinjiriza mu buryo bumwe cyangwa ubundi iyo bankoze biganiro bararebwa barakurikirwa bahabwa ayo maturo bahabwa bituga bamwe abo bantu rero bamwe ni barabamamye nabo bagombye kumenya ngo ibyo Mutabazi avuga birenze urwego rwacu tuvugiraho abo bantu baraciriritse ibirere dukoreramo ntibabyinjiramo. Muranzi, yes, you know me, I'm your boy P, Onika Swez. This is BigTown TV, the home of showbiz, home of vibe. Inzu ya byose. Hamwe n'icyabamare, umukozi w'Imana, umwanditsi, umucuru ya, mu business, umuntu ugira inama muri business, umwubatsi, hageze uri n'umufundi. Yandi umufundi, nzi no gukora kwitorezo bibi na nabi. Uriya ntago twara umufuka wa sima ntumenye naho wagiye. Inkuta ziyeri kuzubaka neza we. Umva umufuka wa sima we tufata tukahita ukubita mucanga eta mucanga. Unyibukije agapasava nabonye bapasa bari kubantu. Utwara boss hari ubundi. Umufuka wa sima ugenda neza boss yahibereye. Unyereza wisi. Ariko icyo kintu kubita mu mucanga agaturenzaho ibitiyo bitatu biba bihagije. Icyo kintu ngo kireze nk'abufundi ngo muri sima. Ngo nubona umufundi ariko nka skoro nyuma ya saa sita. Gomenya yuko umufuka wa sima wari wirengeye ari n'abayede basigaye ngo bayinywa none umuyede ari kunywa skoro menya ko akora kwipondera ngo umuyede gushyira kwipondera igice cy'isima akaba yashu cyo cyagiye nabwiye ngo nyiri chantier nyiri cyubako ahari nibwo imifuka itatu igenda neza cyane atazi ngo byagenze bite ya so ni bwana Apotre Mutabazi turi kumwe uyu munsi impamvu turi kumwe ni impamvu sinzi niba ari igitabo ni The Art of Reading. Ari gitabo ndi kwandika cyitwa The Art of Reading. Cyangwa se l'art de diriger. L'art de diriger. Nje nshaka kugira ngo tuganire kuri uyu munsi noneho ubugeni amayeri yo kuyobora. Muri ayo mayeri ahantu wavuze umfasha gusoma sinzi niba nsoma igifaransa neza ngo syndrome de panique. Aho uvuga ngo nuyisobanukirwa neza uzasanga abantu muhorana cyangwa bakureze bashobora kukuyobya mu mwumvire. Iki kintu neza nshaka kugira ngo kinsobanure gakeya ntawe yigizire kayi nziza syndrome de panique nicyo itusa n'igitugaragariza panique syndrome de panique ni ubushakashatsi bwakozwe n'uwitwa Solomon Archer. Solomon Archer ni umupsikologe wakoze ubushakashatsi yego afata abantu 20 abashyira muri pièce aca 20 itareshya rwose bigaragara ko itareshya linye parallel lines zitareshya umwe ufite nka metero undi ufite metero na santimetero 20 urumva igice kirengaho biroroshye kubona yuko umwe ari muremure undi ari mugufi donc ufata DJ Pius umwegeranye na Maji none uza n'abantu 20 babitegereze nicyo yakoze ubwo mbivanye mu mirongo mbishyira ku bintu muri bwumve noneho cyangwa se ari Baciriritse Pius nari Baciriritse nawe akabije anga ntago nkabije ntago gome burimo najya kureshya ariko kwa kuno ngo gukubitira mu ntuza mu mavi tekeza gufata Baciriritse ngo indirimbo umuntu aririmbye iyo ndirimbo shanda yiko ngo umuyuda murefu mu nyakaze nkomagura mu mavi ninde ni Mr. Kagame yamunga arandika Mr. Kagame ni mubi cyane ninde ngo badufitiye amashyari ya men ntago ari mufite amashyari natwe batugira ishyamba wangu noneho fata ari Pacino ubwo uhagaye na DJ Pius uhagarikanye na DJ Pius none uza n'abantu 20 ubati muremure ninde oya 19 ubaha akantu babwira uti mwe muravuga ko bareshya kandi mubivuge mushimitse mwakamije gahanga mushikamije banga uti ko bareshya ntubona ko n'amatwi yegeranye noneho habe harimo umwe utazi ko bari kumukina imitwe so nuko nguko research yayikoze yakoze ku buryo babandi bavuga yuko bareshya ari bo babanza kuvuga noneho wa undi wanyuma
nawe yatangiye atekereza ko batareshya buri uko umwe asubiza akabona uwo afata nka roromodo wavuze ko bareshya akabona uwo afata nka dogiteri wize amashuri yavuze ko bareshya akabona kuko binajyana na autorité abantu bagufiteho so noneho byaje kugera kuri wa muntu wa nyuma nawe aravuga ngo uziko ngo wagira ngo mfite ikibazo cy'amaso agira gutya ngo uziko bareshya wana nabanje kugira ngo nibareshya urabona ko igisubizo cye ubwonko bwatangiye kucyadjustinga kugira ngo kurikira izindi magambo make avuga imvugo itari busanye cyane niyo abandi bavuze kandi bemewe muri societe ku muntu byumva neza yumva ko hari ikintu ashatse kugaragaza kitari mu murongo wa nyacyo. So icyo gihe rero ni ibintu bikunda kuba ku bantu batandukanye aho ushobora kwisanga abantu bavuze ibintu biri absurde cyangwa se biri con abantu bakavuga ubugoryi ariko bamara kuvuga ubugoryi wowe watangiye ufite ubwenge buzima ubona ko ibyo bintu bavuga atari nabyo bikarangira nawe ugiye wisanisha n'imvugo yabo kugira ngo hatagira ukureba nabi hatagira ngo no muri media uzabibona iyo umuntu akoze ikintu wenda kitari cyiza ariko abantu ba mbere ba influencer 10 bakazamushyigikira abantu benshi bakurikiye barashyigikira iyo ni syndrome de hari ikintu ujyubona n'ubyo witegeza comment kandi buriya ba mbere no mu kiganiro aba mbere baje batukana nuhaje adashaka gutukana itaceceka icyo kintu rakivuze kinkomeretsa hano ni ukuvuga ngo ushatse no kubikontrolinga wakora ku buryo nimba ushaka ko abantu bakuvuga neza habanze ijana bakuvuga neza none babandi ijana bakuvuga neza nibatangira birorohera ko hari abantu benshi bashobora kuza bagakururwa n'injyana ubundi ushaka abantu bagura abambere ushobora kubagura bakavuga ngo bashaka ngo umuntu watume none ngo ndabona ngo ntazi ukuntu ameze akaza no mu mutaro nabyitayo ngari kuzika uriya ngo n'amatwi ngataresha urumva ko nurango ni syndrome de panel niyo ngiye bavuga so none ariko ikintu giteye ubwoba ni ubushakashatsi bwakozwe muri 2005 none bukorwa neuroscientist abaneurologue bafashe umuntu noneho bari gukoreraho ya experience yo kumuhinjarika donc bakavuga ko DJ Pius areshya na Al Pacino noneho we kuko ari buvuge nyuma nawe akagerageza gusanisha igisubizo cye n'ibyavuzwe mbere so noneho ariko bo wa muntu mu gihe ari gusubiza bapima ubwonko bwe bakoresheje MRI cyangwa se IRM mu gifaransa ni IRM cyangwa se ni MRI so noneho ni electromagnetic image nubango nugupima bagapima nubango bafotora ubwonko bakareba ama onde magnetique uko yagiye agaragaza urabona ko muri studio iyo bari kuzamura umuntu ari kuvuga nka kuriya buriya cameraman shawaye ngo iyizwi rya ari kuvuga mitabona ko arimo kuzamura uri kuvuga kandi ntashyizeme kuteri nubango iyo bakoreshe MRI ufite umujinya hari agace k'ubwonko ka kiactiva none waba ubabaye akara kandi kiactiva iyo ufitanye bifu n'umuntu harakiactive niyo mpamvu iyo bari gupima MRI ushobora kuba uri kubeshya bakuvuga ngo uyu muntu arababeshya ibintu ubwonko bwe buri kutugaragariza n'ibyo ari kuvuga birahabanye cyane so bo bapimye rero bashaka kureba ukuntu bimeze mu gihe biri gukorwa ku munsi wa mbere babona ari kwiactiva agace k'amarangamutima kakandi gatuma iyo uhuye na conflit social hari ibintu utari kumvikanaho n'abantu muri societe agace kaba kari activated uri kugerageza gukopinga n'abandi bantu so noneho ukigiye cyagendaga gishira amezi ashira umwaka ushira baza kubona noneho bigeze ahantu wa muntu atangiye kujya hiactiva igice cya dimension spatiale dimension spatiale biravuze ngo noneho igice gipima uburebure sasa n'indeshyo gitangira kwiactiva bivuze iki nyuma y'igihe kirekire abantu bakubwira ko DJ Pius areshya na Al Pacino nyuma y'igihe kirekire noneho agace k'ubwonko bwawe gapima distance spatiale karabareshyeye nicyo bibera ikibazo gikomeye icyo kibazo bigeraho noneho ntujye ubikora uvuga ngo ndagira ngo hatagira umuntu mvuga nabi none ugatangira kubikora uzikara ibyo nicyo muri biriya kivuga ngo dore kwizera kuzanwa no kumva Salomo ageze aravuga ngo mwana wanjye ngo uzirinde ngo ntuzigere
ukomeza kumva ngo stop ngo my son ngo stop listening to the teachings that you know already that it contradict the truth. None se kucya kubuza kumva ibintu usanzwe uzi kari ikinyoma nuko nyuma y'igihe kirekire ubwonko bwawe noneho bwo buziyajista ko biriya byambere byo ntacyo bitwaye uvuga ko bareshya kugira ngo hatambuke ejo ukavuga ko bareshya ngo hatambuke ejo ukavuga ko bareshya ngo batakureba nabi ikibazo nyuma y'igihe kirekire servo zawe zirabareshyeshya noneho dimension spatiale iri active ikabareshyeshya iki kintu kikaza kucyongera guhuza umbabare gato ngihuze aho muzajya muri hose ukabona bareshya kandi ukabona ko bareshya ku buryo wanatega umutwe wawe ngo bawukate nimba batareshya apo reka tubihuze gato ukanatega uti ndashyiraho ibintu byanjye byose n'imari yanjye yose mupime na metero kuko donc ako gace kubwo igice cy'ubwonko gikorana na dimension spatiale cyamaze kubifata kirajista kirabihuza reka none nanjye ngende muri uyu mujyo mere nk'ubihuje gato nubwo ndatandukira ariko nyumve neza muri iyi minsi nubwo turi ku gitabo cyawe ariko bitumye ntandukira gatoya urabona uri umusesenguzi abantu bose bubaha kandi bemera ubusesenguzi bwe bitewe n'ugenda uvuga ariko nyuma y'ubusesenguzi bwawe urarenze ndabivuze ubwo abanyamakuru mu mushanga umutayivuga bakareba urarenze ndabivuze njye nawe urabizi njye ngiki nk'ikigage ndabivuze urumva ziri wacu ibyumba urumva noneho ukimara gutanga ubusesenguzi bwawe aba pasiteri benshi cyangwa se abantu mukuru muri mumwe penda byemeje njye ndabivuze benshi bagiye bavuga bati Mutabazi gutya na gutya ubona ko bavuga batakumva rumwe aho tangira kuvuga ngo Mutabazi ngo support irenga iki n'iki ariko nabo barabizi ko mbarenze icyo kibazo cyo bavuga byose icyo kibazo cyarabaye ibyo bavuga byose barabizi ko mbarenzeho erega hari ikintu umuntu avuga tubona ko aziko ese ubwo buze ko aba pasiteri bose barenze koko ni nkuko Tshisekedi yajyari akiyesura bari muyaya bakiyesura muri Kongo abari kwiyesura bose dore mu bakuzo nibuka njyewe bazi ko president wacu RDF itisukirwa ngo hari igihe umuntu ajya hariye we agakotsora dore mu bakuzo nibuka abamvuzeho baceceka amazina sinyakunda kuzana amazina mu biganiro jyuyareka kuko uzanya amazina nge Mutabazi ndiyize rero katujye tuyareka kandi nta n'impamvu bo baje kundiraho hit ubwo iyo syndrome se twahihuza nabo baje kundiraho hit twahihuza nabo yes of course binkorwaho cyane ni ukuvuga ngo uko umuntu wambere bivuze nje kambivuge ntago ndiwo ntacyo mureke mugumane abari kutwumva baza babivuze ibyo rero izina ryanjye rihagije ngo ugire views wishyiramo abandi iryanjye ririhagije ntago nshaka cyangwa se gushyiramo ayo mazina muri title ariko ntago nshaka views nshaka kubisobanura ubwo mvuze abo bose wibambwira ikintu cya mbere ababa barabivuze bose Sindi Kurwego Rwabo and they know it ikindi n'abanyarwanda bazi kushishoza no kwitegereza barabibona yuko bamfitiye wenda ishyari cyangwa se reka tube bukatire mu dimension ngora muri abacanze yabavanze abo ngiye ubundi ntago nari nzi zabacanga kuri rero abo nyine naratungo they didn't meet my expectation muri expectations zanjye nari nzi ko ari abari busare ngo level of understanding ntago ari kimwe birabasaza bakiruka ku misozi kuko ari amavuta ntagabaho ararenze ni dimension ya kane ugushatse kuvuga ko level of understanding yawe iri hejuru cyane utabigerera level ivugana n'aba kwa DJ Pius ndiwe ko ari kwazuye reka nkwereke aya ni amavuta ba Joseph bari barimo ajya ibwami andi yari yasigaye muri gereza hari abantu bari muri gereza y'ibitekerezo basigaye iyo Joseph yagiye kuvuga ikibazo cy'inzozi n'uburyo baratuma bose bakorana n'imiba yari yindi n'inka zari y'izindi byakemuka baratuma bakorana kuba ati tumwa kuba apotre none se reka nkubwirere babunyaka mu kwa mbere no mu kwa gatanu bakaza kubunyaka bigaragara ngo barabwaka bakabona yuko ntawo bwagiye so rero bareba bashaka views ujye ubareka bazishake kandi ngo ntawe navuze ku izina rye ko sinshizwe no kuyamenya ayo mazina sinumva ibyo bavuga byumvanye wowe gusa kuko nzi ko hari ibivugwa hanze gusa nawe ukubona biza ariko comment ukura n'inkuru azibona bafite syndrome de Panurge ihuye n'iyo bita syndrome de Stockholm ubwo Stockholm ni igihe umuntu yakoze ikintu kitari kiza kuri wowe ariko kumva kugira ngo usurviving cyangwa subeho neza ugomba kumwikundishaho no kumwisodekaho no kumwisudiraho abo ntago ari abagabo bo kubarwa umugabo ikibi avuga ko ari kibi akanakirwanya cyangwa se yaba ari kibi cyamunaniye kukirwanya akicecekera akareka abakirwanya bakakirwanya umugabo nyamugabo iyo agiye kwataka the man who fights with facts fight with facts FWF nawe aza akazamura akisumbukuruza kidogo kandi burya umuntu usoroma imusumba yihanganira imutokoza akagerageza the man who fights with facts
nkukubita ibimenyetso ibintu udashobora guhakana kubera ko ni ibihamya ni ibimenyetso. Ubwo ukaba wemeza ko ari za bra gusa cyangwa ni ikibazo cy'umuntu wavuze ibintu adashyikira kandi akabona byamugira icyo bimwinjiriza mu buryo bumwe cyangwa ubundi, byamuha views nyinshi. Hari uwamuhamagara akamuha ituro kuko yakuvuze nabi, hari wamubwira ati rata wamukomye akomeza umukome. Abo bantu rero bamwe ni bari abamamyi, abandi nimba nabitabaki. Abo bantu badafite ibyo bizera bihamye, badafite musimamo, badafite a strong belief and a strong ideology about what bagerageza kuvuga ibintu batari kuri hoteli yabyo, batari ku rwego rwabyo rwo kubyumva. Ubu uyu munsi wari wumva mvuga ukuntu iPhone ikoze mu buryo bwa technical. Ntago ndi Steve Jobs, ntago ndi Bill Gates, ntago ndi Tasya, hari ibyo uko nta bumenyi mbifiteho. Urumvikana. So mu by'ukuri rero nkuko ngerageza kuba kuri syndrome de Panurge ko nayikozeho research, nabo bagombye kumenya ngo ibyo Mutabazi avuga birenze urwego rwacu tuvugiraho. Reba nk'abakozi b'Imana muri Egypt bajya kuvuga ngo Yosefu kuba yavuze ngo ibizasarurwa mu gihe cy'uburumbuke bazahunika 1/5, ntabwo bagomba kubivuga, yivanze na politike, nta mwuka w'Imana ukimuriho, tumwambuye ubukozi bw'Imana, tumwambuye kwitwa umuntu w'Imana. Ntago abantu bakomeye batatu muri Bibiliya. Waruzi ko Mose ari Mose? Mose Yesu Kristo. Yesu Kristo, ubwo Mose, abantu batatu bakomeye muri Bibiliya. Ndahita mvuga ngewe. Kuko aribo bagiye ku musozi wo navuga Abrahamu ngewe Mount of Transfiguration. Wavuga Abrahamu, havuga Mose, ubwo Yesu Kristo. Wahushije umwe. Mose ntazamo. Ubwo navuga Yakobo se? Wa mbere na Adamu. Wa kabiri na Abrahamu, wa gatatu ni Yesu. Adamu uriya nawe yase ibintu Mose yakoze nta ngaruka bitugiraho isi yose, ariko ibintu Adamu yakoze bigira ingaruka ku isi yose. Ibintu Abrahamu yakoze ntabwo nabyumvaga neza, bimuha ingaruka bigira no kuri njye uri mu Rwanda, n'ibintu Yesu yakoze ku musaraba. Haleluya. Ntabwo nabyumvise n'abo bantu batatu bakomeye. Abo bantu batatu uko babona bose ntibari mu mavuta y'ibirere byo kuyobora ibihugu. Adamu yari kuyobora iserega n'undi dukomokaho twese, ni nawe watangije guverinoma ya mbere yariyobowe na Adamu. Ubundi ibonekamo ikigomeke Kahini, ariko ubundi guverinoma ya mbere yabonetse mu isi yari iyobowe na Adamu. Ubwo nyine bagenda babyara, bagenda baba benshi. So indi guverinoma Imana yazanye yo gutangiza urugendo rushya rwo kugira ngo izongere isubize abantu mu bwami bwayo, ni Aburahamu yitangiranye. Abo bantu hari ahantu Imana yabwiye Abimeleki ngo Aburahamu yari umuhanuzi. Hari ahantu na hamwe Aburahamu yigeze ahagaruka ahanuriye urusengero, ariko Imana yamwitaga umuhanuzi. Ariko twe tumuzi nk'umuyobozi w'igihugu wari ufite urugo rurimo abagabo batojwe intambara 318 bakuriye mu rugo rwe, n'umugabo wihangana, nk'umuyobozi w'ishyanga ryitwa Abisirayeli, nubwo ritari ryakagutse ngo ribe rinini. Kandi na Yesu nuko. Reka mvuga iki ngiki rero. Ibyo nkora Pawulo atakoze ni ibihe? Kabwo nuko ndi muri dimension ya gatatu bakamu ya mbere ni ya kabiri bari kurwana no kureba ko bagira mu ya gatatu. Ni ukuvuga ngo Pawulo yaravuze ngo abo kuboha mu bubahe, abasoresha mu basorera bahinisha mu bahinire. Aravuga ngo umutware ntatwarira inkota ubusa. Arongera aravuga ngo musengere abayobozi, abatware, ngo kugira ngo Imana ibaho ubwenge mubone amahoro. Bivuze iki? Bivuze ngo uwo ni umukozi w'Imana usobanukiwe uko igihugu ubuzima bwacyo bubaho. Bityo akabasha kuba yabwira umwami ngo muri economy hakorwa iki, mu bijyanye na crisis ya leadership hari hakorwa iki, mu rujyanye no kwankadira urubyiruko muri iki gihugu hakorwa ibi. Hari uwo twituzi bitwera Isa, yajyaga abwira umwami ngo umwanzi haduye araza gutera aciye hariya. Reba Mutabazi abwiye RDF icyo yakagombye kubikora ku rugamba. Noneho bamuvugaho iki? Noneho wagize ntibakubitira mu mavi yarengereye. Ndavuze byo kunyagwa no kubambwa niho twita tubikorera. So ariko Elisa we yari umuntu ubwira RDF yo mu gihugu yabagamo ngo umwanzi aracaha, intelligence mumanukeyo, abasniper muryamira amajanja hariya, ndetse n'umunsi bafashe umwanzuro wo gutera
umwami yaravuze ngo agiye kwica abo yafatisha amaboko ye ari Elisa ubazanye. Ese aruzi ko Elisa ari wo bazanye? Nuvuga ngo mu gihugu harya Elisa niwe Elisha mu gihugu kimwe ku isi. Elisa yaragiye afata Rusesabagina wari uzengereje igihugu aramushukashuka muzana ibwami. Ayo makuru mvuze urayumvishe? Elisa yaragiye asanga Rusesabagina mu mahanga aramucabiranya shiduka ari ku kibuga cy'indege Kanombe. Ubwo Elisa twamugeranya nande munyarwanda ngubu wabikoze akamutuzanira. Iyo mvuga abantu babyumvishe neza, ariko uzasanga abantu bahita bataka nguri ngo biriya suku umukozi w'Imana ngo ntiyakaba yabyinjiramo ntiyakaba yabyivangamo. Abo bantu baraciriritse ibirere dukoreramo ntibabyinjiramo. Uvuga ngo ayikire hasi. Reka tubavuye twikomereze ku gitabo. Nta nubwo nabatera amabuye bakorera ku rwego rw'ibitekerezo byabo, nanjye hakora ku rwego rw'ibitekerezo byanjye. Buri wese azamureka icyo yatumwe n'Imana. Ntago Imana yadutumiye hamwe, nta nubwo aribo bantumye ntibankoresha, si ntanga report wabo. Noneho buri wese namenye iby'umuhamagaro we, ntacyo bitwaye. Kandi nimba no kunyataka ari umuhamagaro Imana yabahaye, reka mvuge yuko yabahamagaye zabahemba. Okay, reka abantu tubaveho tumere nk'abari kugana ku musozi cyane tukugirana. Ni syndrome de Stockholm. Ndi mu birere byo hejuru, bari mu birere byo hasi. Iyo bankoze biganiro bararebwa, barakurikirwa, bahabwa ayo maturo, bahabwa bituga bamwe mugende muvuge nabi, mu muhimbira ibi nibi nabiriya. Ibyo rero bagiye bamenya yuko Imana iri mu ijuru. Yo ntagitwika mu bintu Imana itagikora. Mu gihe abantu bari mu gatwiko yo ibikiri y'Imana kandi yica igakiza. Okay, igakoza isoni inijyarya, ikariganya imigambi y'incakura kugira ngo zidasoza imigambi yazo. Tumeze nk'abari kuva abantu kugira tunasoze vuba tugende. Hari ingingo ya 5 nabonye mu gitabo cyawe ndayikunda, wahitubira gatoya mu zose ya 5 nyivuga gatoya. Gitabo The Art of Reading ushaka gikorera commande kuri 0788899513 ndashaka ko kizasohoka mfite commande bitaba igihumbi. Nkagura benzi nshyashya kubera ko irashaje mu yanyu kubera ko namwe igitabo kizahindura ubuzima bwanyu. The Art of Reading cyangwa se l'art de diriger gifite amategeko 10 agikubiyemo y'ubuyobozi. Irya mbere navuze ngo sell a purpose not a product. Ni igitabo wasoma ugahita utunga amamiliyoni menshi mu bucuruzi bwawe bukaguka. Irya kabiri ndavuga ngo higher potential instead of ability. Gatatu ndavuga ngo speak last, speak less 24/7. Iyi ni theory na develop yanjye ku giti cyanjye, ubwo bazabisoma bazayimenya. Kane, remind everyone that you love him. Ibutsa abantu bose ko bakunda. Gatanu, inspire to empower everyone to lead. Iyo nshaka turavugaho mu minota mike. Gatandatu ndavuga ngo turn your team into a family 2 or 0 2 or 3 kabiri 0 gatatu cyangwa se 2 or 3. Karindwi, when not sure delegate responsibly. Iyo ubona ibintu utabyumva neza nk'umuyobozi bishinga undi muntu ari wifataho umwanzuro udaseba, ntago ari byiza guseba uri umuyobozi. 8, buri hari inshingano ntabwo muri iki gihugu sinongera kuvuga ibyo mubona mvuga kubera yuko izo nshingano zigutegeka kutajya kuvuga, oya zigutegeka kutagwa ku ijambo iri niri kuko ryagira byinshi zigira. Zigutegeka kuba busy, zigutegeka kutavuga naho byari ngombwa, izitegeka yuko ibigomba kuvugwa ubyandika ukabiganiraho n'undi muntu akaba ari ujya kubivuga ariko ugasigara muri office. 8, reward of achievers publicly. Ariko arakanongeraho ngo leave the blame to their mothers. Ntugakunde kubarasinga abakozi bawe ubashinja ko badashoboye, ubashinja amakosa, birekere ba nyina bababyaye, wowe bankarajinga muga ngo try again. Nimba yabikoze nabi muga can try again. Wakosora akantu kabigenza gutya kuko ugomba guconnecta n'amaranga mutima y'umutima yo kugira ngo atange umusaruro mwiza. 9, be humble and learn from everyone. Aho nigisha umuntu ni gute wasoma ibitekerezo byo muri subconscious y'umuntu. Connect to the subconscious of great businessmen, great leaders, great politicians, and squeeze or download information, fresh information out of their subconscious mind, out of their hearts. 10, keep the smile on your face. Mu gihe ibintu byakomeye kumwenyura mu gacyo kumwenyura kandi ugakomeza abantu ukabubaka mu icyizere. Nta ubundi nta muyobozi w'umunyabwoba ubaho. Nshobora no kuza mwari muri ahantu nkahita nkubeta igiprezo nkagituritsa umuntu bigaragara yuko nubwo wenda bimuteye ubwoba ariko yikontroye agahindukira neza gakeya ati byo ni ibiki ubundi munindi ufite
wundi uzihita yindukira uwo ukamugira umuyobozi bakajya kuba umufana uwo ni ukamugira umuyobozi kubera ko covid yaza agahita abwira abaturage ati murapfa nimujye mu nzu musenge nyagasani mwitire buryo karisita bazirya bari mujye kurya ibigwamo abandi cyizere iyo byaba reba ariko nk'urugero indege igize ibibazo mu kirere ukabona pilot ahita aza yiruka ngo umva ngo njye byancanze ngo moteri ngo yakwamye ngo turarangiye murangira pilot atarababwira ko murangiye akirwana so umuyobozi rero ubuyobozi burigwa kandi buri wese yavukiye ko umuyobozi bigaragazwa nuko buri wese arasohora buri wese arasohora igitangaje akanasohora afite 10 n'ingaesha ninde hajya n'ibiri ni za 12 gutyo so kubera yuko iyo ubyaye uri umugabo ubuzaba umukuru w'umuryango cyangwa se ubuzaba chef de famille cyangwa se the leader of the family kandi ubuyobozi urabona ko bwatangire kuri Adamu donc igihugu cya mbere cya Adamu igihugu kindi kiba Aburahamu bivuze ngo rero buri muntu wese afite muri imbuto y'ubuyobozi ahubwo dukeneye gushyiramo ibivumbikisho nkenerwa kugira ngo tukuze bwa buyobozi buturimo ariko tubyifitemo kandi rero bamubwiye ngo inspire to empower everyone to lead umuyobozi mwiza ntago ari utwaza abantu igitugu nta nubwo ari ubwira abantu kora iki icara hariya simbuka hariya uwo ni boss that's a boss umuyobozi mwiza he makes you dream more he makes you become more and he makes you achieve more ibyo na Abraham Lincoln wabivuze bivuze ngo atuma byinshi bivumbuka muri wowe uko umwegereye umva hari ibintu bikuvumbukamo byinshi uko umwegereye ukumva hari ibintu urundi rwego uri kwinjiraho so atuma ugira inzozi utigeze utari buzigera ugira umuyobozi we akonekta n'amarangamutima yawe boss aravuga ngo kora iki uze nguhembe umuyobozi uzibike mukazatandukana urakaga reba buriya ba Petero ibintu baje kuri Yesu bazi yatandukanye n'abari byo bazi yaje ari umurobyi baje ari abarobyi abahindura abayoboryi b'abantu anamufata no kuroba byamunaniye umva se byamunaniye yaraye ntacyo afashe noneho rero abayobozi nkatwe uzuri umurobyi w'amafi wanayabuze tukaguhindura umurobyi w'abantu tuguhindura umurobyi w'abantu noneho wazavuga kuri Pentecost dutuma impano zari muri we zarasinziriremo turazikangura mwari ukuntu abantu bajya bagira batanga ya mitingo gakanyabugabo ngo bagakangura imyakura ngo umuyobozi nyawe nawe akangura imyakura ya kiyobozi mu bayoboye abagabo benshi ngo karasinzereye niyo makuru mfite ko ari ibibazo biri muri iyi si wimvugira ibintu oya irancitse ariko ntabwo tunukurwana nabyo ngenda muri body building nterura icyuma hari n'abasaga nabonye ko body to body warayibonye biya bintu byo ne acumugana byo mu byukuri rero iki gitabo ni igitabo cyiza kandi nifuza yuko nabona nka Rwanda Revenue igura ibitabo 500 by'abakozi bayo byo baravuga ngo kubw'Imana byose birashoboka bakantumira hakocinga abakozi bayo kuko ni talent yanjye life coach leadership coach ibintu ya leadership consultants nkabona za bekazi mpa contract ariko icyo gihe nje mu kigo nk'icyo mpera kuri ba paranto nge ntago mpera ku ba staff mpera kuri ba paranto okay so ibintu byinshi rero mu buyobozi yanigiye bigira ikibazo kubera ko umuyobozi wo hejuru ashatse kwibaka mu buyobozi abandi bose ntago bubatswe mu buyobozi kandi nawe ubwe ntago ashaka kwitwara nk'umuyobozi ari kwitwara nka boss nuvuga ngo ufata ibikurimo Bibiliya avuga ngo ibyari byuzuye Kristo ni nabyo twahaweho Yesu aravuga ngo muravuga ngo ndigitangaza ko ngo nkora ibitangaza ngo nzura abantu ngo nkize indwara ngo unyizera wese imirimo nkora azayikora ndetse azarushaho umuyobozi mwiza he inspire you and empower you to do the double of what he did niyo mpamvu Eliya ibyo yakoze yasigiye Elisa imigabane 2 Mutabazi bagomba nawe kugira abandi Rusesabagina hirya aramuzana Elisa kurera Rusesabagina hirya wasanga noneho Mutabazi uri munsi y'amavuta ya Elisa we azazana cyangwa rucahya nuko cuma ni rucocoma uko byamera kose hari ikintu usigarana gituruka ku muyobozi wawe bivuze ngo rero ubuyobozi iyo bukozwe neza abantu barahura Ford niwe wavuze ngo coming together is a beginning. Okay. Staying together is a progress. Working together is byose biganisha kuri unity. Success. So mu byukuri umuyobozi mwiza nyine atuma muhura mutaziranye akabahindura umuryango buri wese ikimurimo akagikangura kandi agakora ku buryo gikorera hamwe kigakorera cyerekera mu ntumbero imwe
the vision from the purpose and buri muntu wese ibintu akabigira ibye kandi akabikora bimuvuyemo ku buryo umuyobozi mwiza tumubona iyo agiye ku ruhande kandi ibintu gakonomeza bikaraninga azifu ahari mu buzima mwiza tumubona nk'iyo yajya muri koma y'umwaka wose ariko akagaruka asanga bamumurikira kampani ahubwo ya succeedinze gukuba gatanu aho yayisize kubera yuko yabyubatse. Rero iyo ibintu biri kugenda nabi uri gucuruza ugahomba uri kubona mudatanga umusaruro mwiza bituruka mu kuba abo umuyobozi adakora inshingano ze, kubera ko abayobozi benshi bakora ikosa ryo gushaka kuba in charge ariko you are not in charge, you are in charge of your responsibility. In your responsibility. Nwango wowe umuyobozi nimba ari muri hoteli ntateka icyayi ntagaburira umuntu we afite office hariya ariko ni ushaka ya masoko manini ni utuma babakozi bagira mood banagira keya yo bagira mood ituma noneho batanga kaya ikubye nka gatatu yo bagatanze. So mu byukuri rero navuga ngo kuri hoteli nk'iyi dukeneye kubona uhura na waiter akakuga hello clients twabafasha iki babagezeho ariko nimba umukoresha we bari buhura mucamo kabiri na wa muntu arashiduka azana gukandagira ahubwo yankandagiye mu byukuri cyase nanabikora abikora ariko umutima udakunze. Mutabarika dusoze mvuga nti rero ahindura abayoboye abayobozi. So it is turning all your followers into leaders that makes you a great leader. Reka dusoze mvuga nti ndi muto kuri mwe kandi nabo hamundusha byinshi cyane sinzi kubabwira baje n'abambasuzuguye cyangwa se nambubahutse aho ngaho icyo bikirakuye kandi kiratungana kuko baranundi baravuga ngo petit à petit le soleil fait sommeil. L'oiseau fait sommeil. Niko nasoza mvuga et la petite vient à manger. C'est un forgeron qu'on devait forgeron. Ngo iyo umuntu ari gucura nibwo ahinduka umucuzi. So iki gitabo ndifuza kubona ibigo bikigura bikagihereza abakozi bose neza gutya abantu bakibona. Ni African Poverty Choice. Ikindi cyo kiracyari mu gutunganywa editing kandi abantu bemerewe gufata ya nimero nabahaye 0788339513 0788 33 unyandikira kuri WhatsApp kambwira ngo ndashaka ibitabo bitanu ndashaka kubiha abanefi banjye ndashaka bitatu namwe mwoherezeho ariko kanambwira igiciro umva ushaka ko cyazasohoka kiriho kugira ngo nzakurikiza ibitekerezo byanyu za command igihumbi niziboneka ngende nkoreshe printing ariko Mutabazi arakora cyane mujye mwashira no kuri mu makara igiciro kiza kibabereye. Ndumva rero aricyo navuga. Ikindi ibi bigo byose tubona mu Rwanda bikomakomeye Rwanda Revenue, Beka, Airtel, MTN mbemereye seance y'ubuntu yo gukocinga abakozi babo bakareba umusaruro uzavamo. Merci beaucoup. Jabress. Kandagira hariya wangu.